Aha rero itangazamakuru ngira ngo murabona ko ryari ryaje kubategereza Kagarara ndetse na mugenzi we Ashton Hall. Aha itangazamakuru ryari ryaje kubategereza aho abanyamakuru bari benshi cyane, ngira ngo murabibona, hari abanyamakuru b'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ayo ni Kigali Protocol yari habaye mu buryo bwo kuba yabakira no kubahereza indabo. Ibintu byasaga neza cyane kabisa, abantu twari turiyo, twabonye ikirori, twabonye urukundo kuri Kagarara, twabonye abanyarwanda bereka Kagarara yuko ari umusitari koko, atari ibivugwa cyangwa se ngo uko abantu babyumva. Murabona ko aho ngaho n'inzira Ashton Hall yari yayibuze, aho nawe ari umwe mu bantu bivugiye ati urukundo munyeretse nk'abanyarwanda rurantunguye, ruranangaje, ndabikunze cyane. Rero aha ngaha bari bari kujya ku modoka kugira ngo baganire gatoya n'itangazamakuru, hanyuma bahite bafata inzira berekeze kuri Marriott Hotel, aho muri aka kanya ariho bari kubarizwa. Aha ngaha murabona yuko amafoto yari yatangiye gucicikana, abantu bahamagara ati Kagarara, Kagarara. Ashton Hall nawe yari yatangiye kuvuga ikinyarwanda. Ngira ngo murabona aha ngaha ko abanyamakuru bari batangiye kugenda babaza ibibazo bigiye bitandukanye, itangazamakuru ryagiye ribaza. Ngira nk'aha ngaha bita Freddy Musoni yari ari kubaza ngo ese Ashton Hall u Rwanda warubonye gute? Agenda basobanurira, ababwira yuko u Rwanda yarubonye neza, yishimye, yanishimiye ko Kagarara yeretswe urukundo. Ikindi kintu yavuze, bamubajije ati ese u Rwanda wari uruziho? Amagambo make yarivugira ati ntago u Rwanda nari nduzi, ariko mu by'ukuri uwo bita Ashton Small we nari muzi. Yanamubajije ikibazo, aramubaza ati ese Ashton Small azagera muri Amerika, uzamugeza muri Amerika? Aravuga ngo yego, nzamugeza muri Amerika nubwo ntazi igihe, ariko nzamutwara kandi mutware mu buryo bwemewe. Arongera arabaza ati ese ni ibihe bintu uzishimira kuba wanyuramo hano mu Rwanda ukaba wabitemberamo cyangwa se ukaba wabireba? Baravuze ati ngewe ikintu cya mbere numva nshaka kuzabona ni ingagi n'inka, nkanywa amata meza y'u Rwanda numva bavuga, nkanatembera u Rwanda muri rusange. Arongera rero aramubaza ati ese Ashton Hall u Rwanda nuwe musitari wari uzi? Ati ntawe kabisa, nzi Ashton Small wenyine. Ibintu byagiye bitungura abantu benshi cyane, abantu bagiye batungura bavuga ati ni tutazi ba Debeni baragiye babavuga, ariko ambwiye ati ntago mbazi, nta nubwo mbibuka, kandi abona umuntu uvuye mu ndege afite n'umunaniro, ariko mu by'ukuri hari abo yivugiye ko yanakunze n'indirimbo zabo harimo Meddy na The Ben. Yanamubajije ati se urukundo weretswe n'abanyarwanda warwakiriye gute? Aravuga ati uru rukundo ahantu hose maze kugenda ni ubwa mbere ndubonye, ati nagiye muri za Ghana, Nigeria, Benin, ariko aha niho hantu mbonye urukundo ruri real, runyereka yuko koko abantu banyishimiye. Yanavuze ati kuri bamubajije ati se Ashton Small umubona gute? Aravuga ati uno ni umuntu ufite urukundo rwa nyarwo, ukora cyane, usenga, ufite ubumuntu muri we, uzi kuganira. Ati namukunze cyane kabisa. Yanasobanuye uburyo bubatse umubano wabo, uko bitanamugoye kuba bahura bagahuza, yavuze ko bitamugoye cyane kabisa. Aha yanavuze yuko ngo ashaka gufasha impano zikizamuka, kuko we abona ko amaze gukura, kandi yizera yuko ngo ahazaza heza ari ukugira investment mu bantu bakiri batoya kandi bashoboye. Anatanga urugero avuga ngo Ashton Small cyangwa se Kagarara, ibi ndi kumukorera nabikorera uwundi, nawe wundi akazabikorera undi, hanyuma isi ikaguma imeze neza. Aha rero bari bageze muri hotel, ngira ngo abantu bazi abazungu cyangwa se abantu b'abanyaburayi ukuntu biba bimeze. Ageze muri hotel, ikintu cya mbere baha agaciro nicyo bita view y'iyo hotel. Rero yari ari kureba view ya hotel, aho yigiye imbere gato yabwira abantu ati reka turebe view y'ahantu turi. Atangira kubwira rero abantu bari bari ati
biranunguye ati nagiye mu mahoteli menshi muri urugendo nafite muri Afurika, ariko ngo ahantu hameze nko muri Amerika, ko muri Amerika haba hari amazu maremare yubatse ureba umusozi, ngo ahantu hameze nko muri Los Angeles cyangwa se muri LA. Akagarara rero yahise atangira guseka namubwira ati ni mu Rwanda, ati ni u Rwanda rw'imisozi. Hari umwe muri team yambwiye ati hagaragara nko muri Amerika muri LA, kuko u Rwanda narwo buriya ni igihugu cy'imisozi kandi myinshi myiza cyane. Aha rero yagumye gutemberamo agaragaza ibyishimo agize kuba ageze i Nyarugenge kabisa, agenda anavuga ati aha hantu mu hantu hose nagiye ni hamwe mu hatangaje. Nadusezeranya nk'Abanyarwanda ati tugiye gukora ibintu binini hano, tugiye kubashimisha, nzagenda ahantu hanini cyane hano mu Rwanda, nzatembera, nzagira ibyo mfasha mu byo nzaba nshoboye. Ati nishimiye kandi Afurika, ati ni ubwa mbere nagiye ntembera ahantu henshi, ariko ni ubwa mbere ngeze ahantu mbona urukundo rwa nyarwo. Amagambo yavuzwe nabwo na IShowSpeed nawe bwiwe, amagambo yivugiye. Bigaragara yuko umugabane wa Afurika dushobora kuba wenda dukennye ku bindi bintu, ariko urukundo n'ubumuntu icyo kintu tukaba tugikungayeho cyane. Nawe akaba iryo jambo yaryivugiye, urumva yasubiyemo ijambo IShowSpeed yavuze. Aha yari kubwira abantu ati ikintu kintangaza ni ukuntu Kagarara aguma ashimira Imana, ngo yishimira kuba yarahuye nanjye, nk'aho ari byo birenze. Ati nanjye nishimira kuba narahuye nawe, kuko ni umuntu w'umuhanga w'agaciro kuri njyewe. Aha rero ngira ngo murababona yuko ahangaha bari bari muri hotel nyine, bari kugenda bacekinga, babyita to check in. Bari gucekinga in muri hotel nyine, agenda yerekana ibintu ukuntu bimeze nyine, amubwira ati ese ahantu uva ni hehe, twajyayo aho wavukiye. Ati dushaka kujya ahantu wakuriye ukiri umwana. Kagarara rero kuko ni umuntu bamaze kumenyerana, bamaze kubaka ikintu kinini, arakiri kumubaza ati nshaka ko tujya ahantu wavukiye, ahantu wakuriye. Kagarara aramubwira ati ahantu navukiye rero ni kure cyane, no kuvuga ngo kujyayo byadusaba amasaha 5 n'imodoka. Ahita amubwira ati keretse tugiye na private jet. Kagarara yahise amusubiriramo. Aha yaramubajije ati se aho uba noneho ni hehe? Ati ni Kimisagara, ntagomba kure, ni hafi. Yongera kumubaza ati se aho ngaho wakuriye wavukiye byasaba iki ngo tugereyo? Kagarara ahita amubwira ati byasaba ko tugenda na private jet. Kagarara araseka cyane, Ashton ahita amubwira ati nta kibazo, ntugire ikibazo. Bivuze ko Kagarara private jet amaze kwifata nk'ikintu gisanzwe, kuko ahise avuga ati ikintu cyadufasha kugera, kuko Kagarara avuka za Kamembe, ati ikintu cyadufasha nuko twafata private jet kandi zirahaba hano zijyayo. Arishima cyane Ashton ati nishimira ko ibyo bintu bifata nk'ibintu bisanzwe, kuko gahunda yanjye no kugenderera ubuzima. Hangira ngo murabibona, aha ni mu modoka, aho bari mu modoka nyine bari kugenda batembera, mwereka Abanyarwanda. Ahangaha ngira ngo murabona ko abantu bari babashagaye. Ahantu hose bajyaga, ahantu hose bajyaga abantu bahitaga baza bakahuzura. Babanje gutemberamo nyine, agendamo gakeya n'amaguru kugira ngo anananure umugongo. Ngira ngo abantu bamaze kugenda mu ndege murabizi yuko usohokamo wumva ikintu bita ikinya cyagufashe mu maguru. Aha rero byari ibintu bisa neza cyane, ndakubwiza ukuri yuko Abanyarwanda berekanye urukundo. Ngira ngo Ashton nta handi hantu bigeze bamurindira mu ijoro. Ahantu hose yagiye ngira ngo mwagiye mubibona yuko yageraga kuri hoteli, kuri airport, akagenda agera kuri hoteli nta muntu umuri inyuma, nta muntu umukurikiye. Ariko mu by'ukuri ngira ngo murabona yuko u Rwanda rwamweretse itandukaniro atigeze abona ahandi hantu. Kuba wasanga saa 8 abantu bakurindiriye bishimye baseka ntawe urarambirwa, ni ikintu cy'agaciro cyane. Nibaza yuko Ashton atazigera yibagirwa, ndetse n'amagambo yivugiye yavuze yuko ashaka kugira icyo bita unforgettable moment hano mu Rwanda. Ndetse akaba atari nawe wenyine uvuze iryo jambo, n'abasitari benshi n'ibikomerezwa byinshi byagiye bivuga yuko mu Rwanda byafashe nk'ahantu ho kugirira ibihe bidasanzwe ku muntu uwo ari we wese. Mu kanya rero turaza ko tubereka rero streams, ko mu kanya bari batangiye gustreaminga ku mbuga nkoranyambaga nka Twitch na Kiki. Ndaba mbibagezaho byose muri